umwana wanje aririmba neza muri Puweri Kantores. Maria muje mutagatifu Yesu chuma tusabira. Nkaba rero numva nakangurira cyane cyane mwebwe n'abandi bose bifuza kuba abantu bo ku mihanda kwirinda cyane cyane gukoresha uriya mwana bitwaje opportunité Imana yamuhaye yo kugaragara aririmba ntibamubuze kwiga kugira ngo ukomeze ugume kubura mwana ngiye kumugusabira umugiru wawe nkorera bya buri munsi ku bitaro bya Ririma bitaro gitwa centre spécialisé en orthopédie cyangwa se Ririma orthopedic specialized hospital ni bitaro bya Kiliziya Gatolika ya Arkidiocese ya Kigali biherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Ngewe ikintu cya mbere mbona Papa Francis Imana imuha amahoro kandi mwakire mu bayo ni umurage wo kwicisha bugufi no kumvisha abantu ibyakiriza mu buryo bworoshye. hari inyandiko ye yagize yanditse yitwa ngo Evangelii Gaudium, kandi nkaboneraho no kubwira abadukurikiye inshuti bakunzi ba Emi Pro Media n'abakunzi banjye bisanzwe mu kazi ka music production. Ubu ngubu Imana yankoreye ibitangaza, ubu mfite umufatanyabikorwa ariwe Dr Albert turi kumwe ahangaha ku bijyanye na audio na video. Ubu turi gukorana, ubu ibintu byahinduye isura. Inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika ndetse no ku yindi si media, mukayandaza kubabwira icyo bisobanuye. Ibyo n'ubwa mbere mu byumvise aho muri hose mu Rwanda no muri diaspora. Mwese Kristo Yesu akuzwe, Pasika nziza, kandi ndabihanganishije turi mu bihe bitoroshye ubwo Kiliziya umubyeyi wacu yatakaje umuyobozi wayo, yitabye Imana imuhi iruhuko ridashira. Rero tuje kubataramira nk'uko bisanzwe ariko ku buryo bushyashya. Murabona ko ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umupapa wiyubashye ufite n'amafaranga. Njye mbakumbuje iki kiganiro, reka tumuhe umwanya abasuhuze. Murakoze. Nitwa Albert Nzayisenga, ndi umuganga, nkaba n'umuririmbyi. Wibagiwe gushyiraho Dr Albert Nzayisenga, umuganga, umuririmbyi, umupapa. Ni umuntu usanzwe mu buzima, ariko nkunze kuba mvura indwara zigendanye n'iby'amagufwa, abavunitse, izizanye bitewe n'imyaka, bitewe na siporo. Ibyo ni akazi kanjye ka buri munsi. Dr aho ngaho tutaraharenga, kuko urumva abadukurikira habamo n'abakenera zimwe muri izo serivisi ubutanga kuvura amagufwa. Ubwo ni ukorera he? Nkorera bya buri munsi ku bitaro bya Ririma, bitaro gitwa centre spécialisé en orthopédie cyangwa se Ririma orthopedic specialized hospital. Ni bitaro bya Kiliziya Gatolika ya Arkidiocese ya Kigali biherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Ariko ubundi nkakorera no ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal, cyane cyane muri weekend kwa gatandatu. Yego, mfite n'amakuru yuko wigisha no muri kaminuza. Ubundi umuganga wese w'inzobere mu Rwanda, kugira ngo turusheho gufasha abanyarwanda, abaturage, abaganga bose baba specialiste, ni byiza ko bigisha. Ubu ibitaro byose bya kaminuza bifite abaganga b'inzobere, abari n'ibitaro byigisha. Ubwo rero nyine kubera iyo mpamvu nigisha nk'umuntu ukora mu bitaro kandi afite ari specialiste, ariko no muri kaminuza y'u Rwanda UR njya gutangayo amasomo iyo babikeneye ko mbafasha. Dr hari akantu uvuze nkunze cyane, uragize uti umuganga kubera serivisi abatanga, ubutumwa akora bumuha n'izindi nshingano zo gufasha societe mu byo kwigisha, kuko aba ari ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga kugira ubigereho ibyo ngibyo uba warenze no kwigisha.
rero njyewe urabizi ko nkunda gukora ibiganiro bijyanye no kwigisha societe, dushobora gutranspose uko kwigisha tukava kwa muganga tukaza no ku yindi si no ku mihanda ku mihanda tukaza ku yindi si. Icyo nshaka kuvuga hari ibintu kuri bino dukora bya entertainment, hari ibibazo biba byugarije societe yenda by'umwihariko nko muri filozofi, kugira ngo yenda abantu batagira ngo ni ibintu by'imikino ndi kuvuga. Hari nk'icyo bita les problèmes fondamentaux de la vie. Ni urugero dushobora kuvuga nk'urupfu. Abantu benshi baba bahangayikishijwe n'ibintu by'urupfu, docteur urabizi, kandi urupfu rufite naho nahuriye n'akazi mukora ko kwa muganga, kuko akenshi n'abantu benshi bapfuye baturuka iwanyu bifitanye isano ya bugufi. Harimo ubutabera, harimo amahoro, urukundo. Ibyo byose biri muri problème fondamentaux de la vie. Nari mbivuze ni fondamental kuko ni masculine. None ariko yenda ku rundi ruhande no mu buzima tubamo bwa buri munsi hari utubazo tumwe na tumwe tuba duhari, ariko abantu bamwe na bamwe badafite ubushobozi bwo gukemura. Niyo mpamvu nifuje ko dutranspose ubushobozi bwanyu bwo kwa muganga tukabuzana kuri iyo si ndi kuvuga ku yindi si irimo ibyo bibazo mba ndi kuvuga, kuko ibyo mvuze nyine byo ku yindi si bitandukanye n'ibyo muhurira no kwa muganga. Urakoze. Ahubwo hari n'igihe biba bihuye. Hari mu bantu tuvura hari umuntu uba aje kubera ko yarwanye n'abandi bantu, icyo kibaye ikibazo cya conflict cyangwa se cy'amahane mu bantu. Hari igihe ushobora kuvura umuntu wagize ikibazo akarwana n'umugore nawe akavunika. Ni ibibazo byinshi cyane ushobora kubona ko wowe nk'umuntu uri kwa muganga udashobora kwitandukanya nabyo. Ikindi twebwe umuntu ashobora kugirana ibibazo mu muhanda, mukarwana mu muhanda, imodoka ishobora kukugonga. Burya kenshi ntujya ubona abapolisi bakunda gusaba expertise médicale, gusaba ko muganga agerageza kwerekana ese umuntu wagonzwe yangiritse ku kigero kingana gute. Aho urumva ko dufashaje umuntu guhabwa ubutabera bigendanye n'uko yangijwe n'impanuka. Rero umuganga ni byiza ko amenya societe arimo. Burya igice cya mbere cyo kuvura tukita interrogatoire cyangwa se anamnese. Ni ukuvuga ngo ugomba kubaza umurwayi icyateye impanuka yagize nko mu mpanuka, kuko bishobora kujya muri cya kintu cyitwa prevention wize public health je crois. No kuvuga ngo niba ubajije umuntu uti ese wagiriye impanuka, akakubwira ati nayigiriye hariya mu Nyakabanda, hari korosi Nyakisajya avuga ngo nitesha mutwe, hari korosi riteye ubwoba. Niba ubonye abantu batatu bakubwira ko byagenze gutyo kandi byose byabereye muri rya korosi, ushaka kuba umwe mu bantu bajya inama yo kugira ngo iryo korosi rihabwe ubugororangingo. Niba rifite ikibazo barikore neza kugira ngo ritazongera kugusha abantu. Urumva ko winjiye no muri gahunda wegeze no mu mihanda. Kandi ahubwo ndabikunze ibyo bintu tuvuze ibintu bisereye byata. Uribuka ko nyir'ubutungane Papa Francisco hari mu butumwa bwe yatanze ejo bundi, hari ikiganiro nakoze n'umusaseredoti avuga ngo niki adusigiye. Hari ibyo yavuze ngo kugera no kuri peripherie, l'église de proximité. Proximité. Kandi nasanze iki gitekerezo cyo ku yindi si niwe wakizanye, ahubwo wowe na Papa mwari mwunze ubumwe. Nyine kuri peripherie ni nko ku yindi si n'ubundi. None nukuvuga ubu ndashaka kuvuga ntago watandukiriye n'ubundi uracyari mu butumwa bwawe, kuko hari ibintu mbwe mu kanya uvuga ukuntu iyo umuntu bamugonze mu muhanda birangira hari aje kukureba. Ahubwo ashaka kundeba mu buryo bwinshi. Ashaka kundeba nk'umuvuzi, noneho ubundi akanandeba nk'umuntu urafasha mu bibazo by'ubutabera, cyane cyane mu byerekeranye no kumuha indishyi
zigendanye n'uko impanuka yamwangije. Yego. Wow. Ni ukuvuga rero ubwo ntago watandukiriye ubutumwa n'ubundi wabukomeje, ahubwo ubwo twinjiye muri preventive medicine. Iyo tugusanze kwa muganga ni curative. Ubu twaje muri preventive. Cyane rwose. Cyane. Wow. Dr. Kuri iyi mihanda rero ku yindi si hari kuvugwa mu by'umwihariko mu bijyanye n'umuziki, hari kuvugwa umwana akana karirimba Mariya Mutagatifu. Karakana nkikabona abantu twaririmbanaga muri Chorale de Kigali nkiri very active, ubu nabaye nk'umu veteran. Nahise mbohereza agafoto ndavuga uyu mwana agomba kuba azaba umuntu ukomeye. Bigicara rwose ku mbuga za WhatsApp, urabona ko ataramenyekana cyane. Nyuma mbona byabaye ndavuga ntaha ntibyaye twavugaga birakomeye. Wari warabihanuye? Ntabwo nabihanuye, ariko nabonaga ko bifite inzira yiharuye rwose. Dr. nkawe nk'umuntu mukuru wize amashuri menshi ndetse ufite na experience nk'umubyeyi wabyaye ukarera, ukaba ufite n'abana bakuru, kuba uriya mwana angana kuriya, njye naramusuye afite imyaka 7, ndaza gucishamo aka audio ke, nanze kukakumvisha kuko warakumvise, ariko mu kiganiro ndaza kugashyiramo. Bivuze iki kuba umwana ngo afite imyaka 7? Bisobanuye iki muri angle zitandukanye? Nk'abakristu Gatolika b'abanyamuziki bivuze iki, ndetse binavuze iki nk'abantu kuba umwana ufite iriya myaka ashobora gutrendinga kuriya, kuko ntabwo ari abakatolike gusa bari kumureba, n'abandi bari kumureba, no ku yindi si bari kumureba. Hari ba Debeni baramupostinze, bari no kumwigana ngo bitwa ba Dekate n'abandi. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Ubisesenguye bivuze iki? Urakoze. Burya abana bagira ukuntu bakundwa, ibintu by'abana biba byiza uko byagenda kose. Umwana ashobora kurira, kuvuga, kuririmba, ibyo akoze byose abantu bakabyapresiya. Icya mbere, umwana burya n'umuntu ufite uburenganzira bwinshi bugomba kwitabwaho, cyane ko atifatira ibyemezo. Rero murebye nka cadre d'abord y'umwana, ni umuntu ukiri umwana, aracyari muto, afite uburenganzira bwinshi, arimo kuruhuka, gukina, kwiga, kuba ahantu hatuje. Ibyo byose nk'umwana nibyo akwiye kuba afite. Kwidagadura, ngira ngo no muri chorale, ngira ngo itekerezo cya Pueri Cantores nekeza ko ari igitekerezo cyaje kugira ngo Kiliziya igira abana bisanzura, bidagadure, ariko bakora neza, bakora umurimo w'Imana, babana encadrement. Na mama we yambwiye ko byamushimishije ko yaragiye muri Pueri Cantores, ko mbere ngo yirwaga ari kumukubita ngo ari gupanda imodoka, ariko ubu ngo yabandi bana batubahiriza inshingano z'ababyeyi bari gupanda imodoka, we abari muri Pueri Cantores. Numvishe n'umwana mu kiganiro cyawe avuga ko kuba yakangura abandi bana kujya kuririmba kugira ngo batirwa bapanda imodoka. Rero ku kindi rero twihuse, hari amategeko arengera abana. Ntekereza ko kupostinga kari akantu nyine nabonaga ko kazatrendinga, ariko ndifuza ko byibuze abantu batagwa mu mutego wo kubona umwana ariko bakamubuza uburenganzira bwe bwo kuba umwana. Umwana afite uburenganzira bwo gutanga opinions, gutanga igitekerezo ku bintu biriho bitrendinga, ariko gufata umwana nanone ukamugira ukamukoresha muri izo trends nacyo ni ikibazo ku bwanjye. Nkaba rero numva nakangurira cyane cyane mwebwe n'abandi bose bifuza kuba abantu bo ku mihanda, kwirinda cyane cyane gukoresha uriya mwana bitwaje opportunité Imana yamuhaye yo kugaragara aririmba. Ntibamubuze kwiga, muganirize mu byo ari gukora. Reka tuvuge uriya mwana aramutse ari kwikinira agapira n'abandi bana, ushobora kuhanyura uti bite amakuru, ukamubaza gatoya utwo ushatse, ariko cyane cyane nanone wabajije ababyeyi be. Burya umwana utarageza imyaka 18, ibintu byinshi akora agomba kubifashwamo n'ababyeyi bakamwemera ko abikora. Tuvuge uriya mwana ushobora kugenda ukamuganiriza ibintu bikaza kurangira nk'icyo kiganiro mwakoze kigaragayemo amakosa y'ubutabera.
mwese uriya mwana wamufata ukamuhana reka tuvuge ko agiye kuri kiriya kiganiro agatukana akaba yagutuka abantu bose bagahita bavuga ati uyu mwana nta ndero agira ntabure ikosa ni iryande nkubajije ikosa ni iry'uwo mwana ni iry'uwamujyanye ku mbuga wamujyanye ku mbuga kandi yenda ayo mategeko atari buze kuya udashobora kwakomodetinga cyangwa se gufasha uwo mwana kuba ari mu mategeko kuko uriya mwana nta kintu na kimwe itegeko ryamubaza ari gukorana icyaha n'umuntu mukuru rero wowe icyaha yakora wakibazwa ariko nanone sosiyete hari ibintu bibaho bitujyaho ntibitsibame kabone niyo waba nta kosa wabikozemo uriya mwana atukanye muri kumwe ashobora kuzanakura avuga ati wa mwana arimba ariko ni na indiscipline twamwumvisha atukana ariko kuba yahageze kuba yatukaniye aho ntabwo ari bahizanye yashobora kuba ari n'ababyeyi bari kumurera so rero nkumva nibyo navugaga abantu ntibazagwe mu ikosa ryo kumutwikisha kugira ngo anatakaze ritime y'ubuzima bwe ritime y'ubuzima bw'umwana ni ukubaho ni ukuba umwana kuba umwana burya ni ikintu nacyo umwana akeneye kugira ni ukwiga dogite wowe muri kiriya donk muri ino ntuza twabyita iki hari ibintu bajya bitanga inkundura sinzi ukuntu twabyita ubu ino paji igezweho niye nyine ni rwose ni ibihe bye kabisa ubu nta cyiza ubibonamo ko ndi kumva uri pessimiste cyane nta cyiza ubibonamo yandi optimiste cyane uriya mwana icyo mbona cyiza abantu begera ababyeyi bamufashe niba bafasha ababyeyi kurera uriya mwana kuko ni nk'uko nabivuze afite uburenganzira bwo kuba umwana no kurerwa kimwe rero mu byo kurerwa biratangaje ko wenda nk'umuntu yagenda akamusanga avuye gufasha nyina atuye agatwaro k'imigozi y'ibijumba igendanye n'imyaka ye akamubaza wenda atanakarabye kuko amutunguye icyo ni ikibazo ashobora guteguza ababyeyi bakamwemerera umwana akitegura nk'uko n'ugiye kumubaza agenda yaciye muri salon de coiffure yiteguye ameze neza n'umwana agaragare neza sibyo yitungurwa yifatiranwa nk'umwana cyangwa se kubera situation ye ni gufashwa byose nk'umwana bafasha ababyeyi ikindi afite impano nziza rwose pe abantu baririmba tenor babizi neza babonye ko abizi ko azabishobora cyane n'ubu arabizi kandi akiri mutoya afite imyaka 7 afite ukuntu ijwi rye rwose ryatojwe neza kuko ijwi rye riratoje ntabwo ari karemano epi n'umwana riratoje neza pe nuko abantu bamutoza ndetse aho kugira ngo abantu bamurireho hit ahubwo nawe bamufashe kandi bafatanyije n'ababyeyi kandi bisubiza amategeko agena bamufashe nawe wenda ashinge na channel nawe n'umwana muto watera imbere agakoresha ibye abantu bamuberereho nk'abaparasite sibyo icyo kintu numva ariyo recommendation ifite ikomeye cyane hari ikigo cyitwa NCDA cyitwa National Child Development Agency hari gifite amategeko agenga iby'abana ahagije hamwe mukunda kuhura n'abana cyane cyane ku ma YouTubes muzarebe uburyo musoma amategeko agenga abana ngewe impamvu mbivuga cyane ibitaro byacu bya Ririma ni ibitaro ubundi byari bizwi ko ari ibitaro by'abana yari centre de chirurgie pédiatrique umuntu yabonaga umwana avunitse akaba yaza akamuryaho agafoto akagasabisha amafaranga umwana akaba yava mu bitaro ataranishyura cyangwa yishyuriwe makeya kandi umuntu yariye menshi amategeko rero agusaba ko ibyo bintu byose bigira ikibiproteje niba ushaka no gufasha umwana nyura mu bigo bifite kurengera abana uce ku buyobozi bw'ibitaro bugufashe kumufasha ariko ntiwihishe inyuma y'umwana usibye hari n'abantu uzi abantu benshi bitwa ngo abaterankunga bitwaga abaterankunga b'abazungu burya nabo bamwe muri bo bajyaga baza agafotora nko kuri village wanyu Nyabitimbo akaza agafotora Emi yavuye kuragira
urumva arasa nabi kandi wenda ubundi usa neza ariko wishimye wabaye umwana wakurutse ku mutumba. Nta muntu utagira umwanya wo gusa nabi no gusa neza. Iyo uri umwana cyane cyane gusa nabi ku mwana ni bifite ibintu byinshi bibizana kandi bifasha umwana kubaho neza, kuba reintegre mu bandi bana. Kuba umwana hari akantu wavuze ngo uburenganzira bwo kuba umwana nagakunze karaka. Uburenganzira bwo kuba umwana ni ikintu gikomeye. Ubwo rero ni igihe ko wabaye umwana bya nyabyo, umuntu akagufatira n'agafotora akavuga ati dore abana dufasha bahanaha. Dr. hari ikindi kibazo ndaza kubaza mu kanya gikomeye, banza udusobanurire kuba umwana icyo bivuze. Kuba umwana rero ubwo ndahita amenyeraho no kuba umuntu mukuru icyo bivuze. Kuba umwana ni ukugerageza ibintu hafi ya byose. Iyo umwana abonye umuriro kumubwira ngo wikora ku muriro udashya rwose ni nko gucurangira abahetsi. Akenshi burya abana benshi kugira ngo bareke gukora mu muriro nuko baba barawukozeho, barakoze kugashira bagashya. Urumva umwana niba umugura ikabutura nk'abana bavuka ku cyaro nk'aho twagiye tuvukira, kugenda agakururuka ku mutumba ni ukuba umwana, kugenda akajya kotsa runonko ni ukuba umwana. Kandi uwo mwana kubikora ntibisaba ko iwabo baba batariye, abariye banahaze, hari n'ababa batariye, ariko ibyo byose umwana wariye agahaga n'utare ngo ahage, uwo mu bakene bo mu cyaro iwacu no mu bakire bo mu cyaro burya bose bagiraga aho bahurira bagakina agapira bagataha basa nabi bagasangira. Umwana ni experience y'ibintu byinshi aba atazi, ari nabyo binatuma hagira umukebura umukuru kamwe ati ibyo urimo ntabwo ari byo, kuko aba yarabanje kubinyuramo yarabonye. Gusa ntabwo ari kumubangamira. Oya ntabwo bari kumubangamira. Burya kwiga ni ukwigana. Ubu nawe yarakoze burya nkawe sinzi niba iwanyu waraturi hafi y'ikivu. Burya abana bose batuye hafi y'ikivu barakubiswe kugira ngo batajya koga ngo batagwamo, ariko byarangiye bamenye koga. Uwakubitiraga kutajya mu kivu ibyo byose yishimira ko bazi koga, sibyo? Ariko impamvu kenshi wenda babakubitaga ntabwo byari kugira ngo bababuze kumenya koga, ahubwo aravuga ati se nk'umubyeyi ko mfite impungenge uyu mwana aguye muri aya mazi nabisobanura gute ko ntafite umwanya wo kujya kumwigisha. Ahubwo rero nkaboneraho ko kugira ngo umwana yige kuri kubyo bita SRR, ababyeyi babishoboye kucyo yifuza ko umwana yamenya, cyangwa se kumwe dukangurira abana ngo bajye batubwira ibyo bashaka gukora, tubabwira tuti ibi byo nyabuneka ibi ntibabyiga. Tuvuge nk'umwana abonye umuntu ari gutukana ku mbuga nkoranyambaga ubona ko abantu ibintu byose basa nkaho nidakwiye babigize akamenyero, akavuga ati ariko papa ubu nakwiga gutukana gute? Ntambwe ati sigaho mwana ibyo ntabwo ari byo, utahubwo reka nkwigisha uko baganira. Igare ntirizarinde ritura umwana hasi yagiye kuryiga yanibye amafaranga, ahubwo mbwira ati mushaka kwiga igare kamushakira umuntu ukwigisha gutwara kunyonga igare. Ibintu nk'ibyo byose ibyo ubona ushaka kwamenya cyangwa yifuza kumenya umushakira uburyo bwo kumenya binyuze mu mucyo. Ibyo yifuza kumenya wumva bidakwiye umwigishe ko bidakwiye, unamwereka impamvu, kuko byaragaragaye ko ubu ngubu gukoresha ikinyafu gukoresha rufuwe ntago bikora kuko umwana aba agomba gushya kugira ngo areke gukora mu muriro. Agomba kuba umwana. Dr. ubwo dukomeje gato tunagana ku musozo w'umwana, ariko tunakomeza n'ibindi bimushamikiyeho. Uriya mwana ari nk'uwawe, mubarire mu bana bawe. Ari nk'uwanjye mubarire mu bana bawe. Ubu ngubu wakurikizaho iki ubonye uriya mwana mu bana bawe? Mubarire mu bana bawe nyine uvumbuye ko afite iriya mpano, wakurikizaho iki? Namushakira nkanjye ndamutse ndi umubyeyi usanzwe nk'uko nabonye mama we yari umubyeyi usanzwe mu giturage, nabanza nkasaba Imana nyine ngo Imana imukomereze impano, kandi noneho muri iyo mpano ye azahure n'abantu bazima bamwigishe kubikoresha neza, kuko burya impano ni ikintu gitera cyiza ariko gishobora kugutera ikuzo ryinshi kikakwangiriza. None uko njye mbona nk'imbuga nkoranyambaga ubu ngubu
ziba iza mbere mu kwangiza umuntu. Ukabona umuntu aje afite impano, ni umwana usanzwe cyangwa umuntu wibereye umuturage usanzwe, baragufashe bakujyanye muri salon de coiffure, bagukubiseho ibirungo, ugasanga umuntu wazanye impano ahindutse undi, uburyo bamukundiye ya mpano nuko yari ameze, ahubwo bikaba byanatuma abakunze ibintu bye babizinuka. Nk'ubu ngubu ushobora kubona uyu munsi ukavuga uti turaganira uyu munsi kuri iki kiganiro, ejo abantu barambwira ati ikiganiro cyawe rwose twagikunze, kiratrendinze. Umusaza nkanjye nkatangira muri salon de coiffure bakamwitamo black shampoo, bwanwa bwahinduka nk'ubwa Emi ukiri umusore, kandi wowe uri umuntu mukuru. Donc iriya mpano ye bakayikomeza, akagira imana, ko ni ukugira imana, akabona abantu bamugayidinga ngo akomeza kure mu mpano, kandi akomeza kura ariwe, akomeze ritme yo gukura. Niba ari guhinduka ahinduke bijya mu bwiza, bitajya hasi. Nk'uriya mwana uburebye nawe ushobora gusanga mumujyanye akazinga imisatsi akiri umwana wo muri primaire. Abarimu bamubwira ati byose ibyo, ati urumva iwabo ku cyaro uzinze udusatsi, abantu bose ku cyaro bahita bavuga ati uyu mwana yabaye ingegera, sibyo? Kandi mu mujyi ntacyo bitwaye. Ubuzima bwe bwo mu cyaro abukomeze, akomeze yige, akomeze agire indoto yo kuba umuseminari no kuzaba umusaseridoti, Imana izamufashe. Hanyuma kandi nyine ikindi nuko nyine nashaka uburyo ki murinda abatuma adakomeza ibyo nabivuze byo kuba umwana no gutera intambwe mu buzima busanzwe. Nta wamvanira umwana ku ishuri ngo agiye kumuha ikiganiro, kuko ibi biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga bishobora kwangiza. Niba ngira ngo warabibonye, bigusaba kuba ufite umutima ukomeye, umutima wumva neza, kugira ngo ukomeze ugume kubura. Umwana ngiye kumugusabira umugira wawe Dr. ku mihanda nabwo, ariko ntago ari ku mihanda gusa, ahantu hose birahari, no muri kiliziya yacu nyine nyir'ubutungane Papa Francis yitabye Imana, baranamushyinguye ejo. Yego. Ubona amateka yose ngombwa ko uyatubwira, ubona ari nk'uwuhe murage yasigiye kiliziya, ndetse nawe by'umwihariko wasangiza abandi? Urakoze. Ngewe ikintu cya mbere mbona Papa Francis, Imana imuhe amahoro kandi mwakire mu bayo, ni umurage wo kwicisha bugufi no kumvisha abantu ibya kiliziya mu buryo bworoshye. Hari inyandiko ye yagize yanditse yitwa ngo Evangelii Gaudium. Hari ahantu nasomye ndagenda ndareba, aravuga kuri Ukaristiya ngo ntabwo ari igihembo cy'abakora neza, ahubwo ni nk'umuti w'abanyabyaha. Hari n'umuhungu wabikozemo indirimbo, ejo bundi mbiganira umupadiri umwe arambwira ati burya ngo ahubwo nibyo bavuga kenshi iyo bari kuzamura hostiya, bimwe bavuga tutabyumva cyane, ariko numvise yaraduhishuriye ibanga rikomeye. Hari igihe uba rwose wumva warabyataraye mu byaha, wumva uri igicibwa pe. Yabaje kudusobanurira rero ko Ukaristiya iba ari nk'umuti kuri wowe, kugira ngo ugoboke ube wasubira kuba umuntu nyamuntu, umuntu unogeye Imana, cyangwa se ugerageza. Ikindi ni uko yavuze kiliziya nanone ubwayo mw'imbere muri kiliziya, kandi kiliziya burya ntabwo ari ya nzu tubona kuri Saint Michel, kuri Regina, kuri paruwasi wacu mu cyaro, urumva? Ahubwo kiliziya ni mu mitima yacu, ni mu ngo zacu. Yavuze ko ari ahantu abantu barushye, bafite ibyaha, bakwiye kuba ari nka sanctuaire. Sanctuaire urumva yahaye ikintu gikomeye, kugira ngo ujyeyo wumva ko ujye ahantu hawe, kandi nta rubanza ufiteyo usibye kugenda no kugira ngo Nyagasani akwegere. Ikindi rero ni uko yagerageje koroshya amategeko akakaye ya kiliziya ku bantu, kugira ibintu ahuza byo muri ino si turimo, akagira icyo abivugaho, abantu bakabikritika, bakabyumva wenda uko atabivuze ariko yabivuze.
reka nk'urugero igihe yavugaga ku by'abatinganyi abantu benshi barasakuje cyane ariko mu by'ukuri ibyo yavugaga byari ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe ni abantu babana natwe mu buzima bwa buri munsi itegeko ry'iyi si risaba ko tworohera kugira ngo risaba ko tuborohera kuko ari abantu mbere na mbere kandi n'ubundi na misiyo ya Yezu ari nayo ya Kiliziya c'est pour le salut de l'homme. Iryo ni itegeko rya canon law ya nyuma. Ibintu byose bigomba pour le salut des âmes. Pour le salut du monde. Nubu rero uwo muntu umubereyeho neza, umubaniye neza, birashoboka ko ejo yabivamo. Birashoboka ko cyangwa se ari nuko aremye. Birashoboka ko ari n'ingeso yagiyemo ariko ashaka kuzavamo. Kuko ese tutanavuye kuri ibyo yavuze cyaba ari cyo cyaha cyabambisha umuntu kuri ino si kurusha ibindi tutavuga kandi ababikora tujya mu kiliziya buriya biriya ni umurage mwiza yaduhaye kuko twese turi abanyabyaha niyo mpamvu buriya agiyeyo mbonye umuntu hari nk'ikintu cyamubayeho ukabona aba YouTubers mwatwitse yego nyine niko bimeze n'isi igeze gutwika ariko ilfo kurezerva umuntu kakanya kuko ari umuntu sibyo ukanamuha dignité humaine ukamubabarira kubera yuko twese buryo uri mu cyumba cyawe cyangwa ahantu ha wenyine ukisubiramo ukareba ibyo wakoze umunsi wose ibyo wakoze icyumweru ushaka gusanga utakwibabarira wowe utakwibabarira bigasaba rero ko twababarira abandi ngira ngo biri mu butumwa bukomeye papa agiye adusigiye ikindi navuga mu kwicisha bugufi ubonye ko badusobanuriye uko bashyingura abapapa bose bashyingura muri Saint Pierre Saint Peter Cathedral Basilica ni ahantu hari prestige rwose hari ornema zikomeye we yasabye ko ajya mu yindi basilique itari yo Saint Pierre bien sûr hari n'abandi bapapa bake bagiyemo ariko abapapa benshi bashyinguye muri Saint Pierre kiliziya basilica ya mutagatifu Petero i Roma Petero uyu nguyu wabaye intumwa nkuru ya Yesu intumwa ya mbere hanyuma ikindi yemeye ko bamushyingura yasabye ko bamushyingura mu sanduku y'imbaho narabibonye ko ari imbaho ni imbaho ngo yaranabyanditse hari inyandiko yari yarabisabye yarabyanditse icya kabiri cya gatatu nako asaba yuko kumutambagiza bajya kumushyingura bazamunyuza muri quartier y'abakene kuri periferi nyine yegereye ba bantu ndi kubyumva periferi n'ubundi bivuga ibintu byinshi ikindi rero cyanyuma wenda nuko nanjye ndi kugenda njya mu rwego rw'abajya gukura niwe wamazanye umunsi mukuru mpuzamahanga w'abantu bakuze bashesha akanguhe wari ubizi umunsi w'abantu bashesha akanguhe oya nanjye ndaganayo ariko byibuze mfite icyizere urumva ni ikintu gikomeye cyane kuzirikana abantu bashesha akanguhe buriya ni nk'umupapa wazanye umunsi mukuru w'abarwayi ngira ngo ni nuriya bakurikiranye hari Jean Paul II kuko umunsi wa mbere nawuherejeho ku bitaro bya Byumba nahereje mfite ingofero ya Musenyeri urumva rero ko ibyo ni ibintu bikomeye papa yatuzaniye byo gukora umunsi w'abashesha akanguhe ni ikintu gikomeye yazanye muri kiliziya ndumva ari ibyo namuvugaho kandi nkifuza ko Nyagasani iruhuko ridashira yakoze ibikorwa byinshi byiza kandi yaduhuza n'andi madini nabyo ni ikintu gikomeye asize nk'umurage kuri ino si Dr turagushimiye cyane ku muganda wawe ukomeje gutanga twari twavuze ko usanzwe uvura indwara zijyanye n'umubiri tuvuga ko turi muri preventive medicine tuva muri curative ko byose ubikora kuko n'ubundi ni inshingano zawe kugira ngo ugabanye n'abazagusanga kwa muganga kandi twibutse abantu ko bavuze ko uvura amagufa none ubu twatangira urugendo rwo kujya tuvura amagufa yo ku mutima ibi byose tuganiriye ndabizi ko biraza
abantu benshi amagufa yabo yaravunitse, yo mu mitima yabo yarakomeretse. Umutima ntabwo mba mvuze inyama, abantu bakuru bahita bumva icyo nshatse kuvuga. Ubwo n'ubundi uri kubagenda bakandakanda, ugenda wongera ukubitaho za nyundo. ngira ngo ndatekereza yuko icyo ngicyo kiri mu muganda uzashyiraho imbaraga nyinshi nawe nk'umunyamuzika, nk'umuproducer, kugira ngo indirimbo zawe zo ukoresha abantu, izo uzikorera, ndagushishikariza kuzikorera indirimbo yawe. Twavuga ngo iyi ndirimbo ni amanota ya Emmy yo komora iyo mitima, kuko buriya ni nabyo bikomeye. Dr. Nansome mpise nibuka ko wanansabye ko narika kujya nirirwa nsubiramo indirimbo z'abandi, nanjye nkagira ukagira izawe, cyangwa se ukanakora indirimbo nshya z'abandi bahanzi nazo zikabona izina. Kandi nkaboneraho no kubwira abadukurikiye, inshuti bakunzi ba Emmy Pro Media n'abakunzi banjye bisanzwe mu kazi ka music production, ubu ngubu Imana yankoreye ibitangaza. Ubu mfite umufatanyabikorwa ariwe Dr. Albert, turi kumwe ahangaha ku bijyanye na audio na video. Ubu turi gukorana, ubu ibintu byahinduye isura. Dufite ibikoresho bigezweho, byaba iby'ama audio n'amashusho, kuko abashyize hamwe Renew Fera Force, abashyize hamwe Imana irabasanga. Ubu ngubu mwitege produit tugiye kubaha, ahubwo abajyaga bajya handi rwose muramenye mutajya guseba. Ni karibu ndi gukorera mu Gatenga, ntarabonajyaga mbwira mu Busanza Roho Mutagatifu yarabyanze. Roho Mutagatifu yasabye ko nkorana na Dr. Albert ko duhuza imbaraga. Ubu rero ndi mu Gatenga, muzajya mumpamagara kuri nimero yo musanzwe muyizi, mbabwira ari hehe, ariko hari abamaze kuhamenya. Bamaze kuhamenya kandi barahishimiye. Byahatari. Haba hari ibintu byinshi, hari na restaurant nziza, hari n'amazi meza aryoshye ya Nili n'Inyange, n'abashobora no kunywa no kugahiye, byose n'agatobe bakita n'agatobe, byose biba bihari. Ntabwo uri kodinga ushonje, nta nubwo uri kodinga inyota yakwishe. Ntibikabe. Dr. urakoze cyane. Barakaza neza rero kwa Emmy Pro no ku yindi si. Rwose murakoze cyane.